Nongeye kubasuhuza mwebwe mwese inshuti bavandimwe, Imana ibahe umugisha. Aya masaha nifuje kongera kugaruka ngo twongere tuvuge ku ijambo ry'Imana uyu munsi wa none. Ni ukuri nongeye kubifuriza umugisha w'Imana, amahoro y'Imana nabane namwe. Ndabakunda rero, nifuje ko uyu munsi wa none dukora topic ya kabiri. Muri biriya twatangiye vuga ngo tugaruze ibyacu. Hari ibintu byacu byazimiye, hari ibintu byacu twabuze, rero dusabwa kubigaruza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kampereze ikaze buri muntu wese wamaze kugera muri uyu muryango w'abana b'Imana, twifurije kugubwa neza mu izina rya Yesu, twifurije umugisha w'Imana kandi wicara ugubwe neza. Ubwo nakiriye abantu bashyashya nyine baje muri uyu muryango w'abana b'Imana, Imana ishimwe. Nongeye guhesha umugisha kandi abantu muri gukora share, Imana ibaha umugisha. Abakora like na comment, Imana ibaha umugisha. Nongeye guhesha umugisha kandi mwebwe mwese muri mu bihugu bigiye bitandukanye, mudahwema kunsengera, mudahwema kumba hafi, mudahwema kunkunda, ni ukuri Imana ijya ibaha umugisha. Nanjye binyongerera imbaraga, bintera courage, bituma nongera kuzura imbaraga zo kuba nagira ikiganiro nkora cyangwa ijambo ry'Imana mbazanira. Uyu munsi wa none turi burebe ikindi kintu. Nababwiye ko hari Bibiliya ivuga ibintu byinshi cyane twagiye twibwa, abantu b'Imana bikazimira tukabibura kandi tugahomba, ariko nzavuga ibintu bitanu gusa. Uyu munsi rero ndibabwira icya kabiri. Ejo twavuze ku mariba yacu. Umuntu utacyumvishe asubire inyuma aze kujya kucyumva kuko ubwo yaracikanywe. Uyu munsi ndongera mvuge ku ntama zazimiye, turi buze kubivugaho. Kantange amasegonda abiri ku nsanzwe mbikora. Umuntu utarakoze subscribe akore subscribe, tujye twabona dukomeze. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndabakunda rero. Reka tuvuge rero ku ntama zacu zazimiye kandi nazo tugomba kuzigaruza kuko zidufitiye umumaro. Reka dusome ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka ibice 15, turi buhere ku murongo wa 4 tugere ku wa 7. Dusome mu izina rya Yesu. Ninde muri mwe waba ufite intama 100 akazimiza imwe muri zo, ntisige izindi 99 mu gasozi, akajya gushaka iyazimiye kugeza aho ari buyibonere? Iyo ayibonye ayiterera ku bitugu yishimye, yagera mu rugo agahamagara inshuti ze n'abaturanyi be akababwira ati, twishime kuko mbonye intama yanjye yari yazimiye. Ndababwira ukuri yuko mu ijuru bazishima batyo umunyabyaha umwe wihannye kumurutisha abakiranutsi 99 badakwiriye kwihana. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Tugiye kugaruza intama zacu zazimiye. Iyo tuvuze intama mu buryo bw'umwuka aba ari abantu bigeze gukizwa ariko bakaza kugira gute, bakaza kubivamo. Rero nababwiye ko Bibiliya itanditse mu mubiri, kuva ku ijambo rya mbere ugera ku rya nyuma buriya ryanditse mu buryo bw'umwuka. Imana yacu ni umwuka, n'abayisenga bagomba kuyisengera he? Mu mwuka. Rero buri jambo ryose ryanditsemo hano, ni ukuri ntukajya usoma gutya ngo ugire ngo nimva aho uri gusoma. Ririya ni ijambo ry'Imana ryahumetswe. Imana yacu ni umwuka, n'ibyo yatwandikiye ikadusigira hano ni umwuka, n'ababyumva bagomba kugira gute? Bagomba kubyumvira mu mwuka. Rero iyo tuvuze intama tuba tuvuze abantu bigeze gukizwa ariko bakagwa. Mu yandi magambo abasubiye inyuma cyangwa se abadakijijwe. Iyo tuvuga intama yazimiye byumva ko ari abantu bigeze gukizwa bakagwa, cyangwa basubiye inyuma, cyangwa abantu bagize gute? Badakijijwe. Iyo abantu dufite badakijijwe cyangwa se bakaba barigeze bakizwa bakabireka, buriya turahomba. Icyo kintu mwari mukizi? Mwari mukizi icyo kintu ko iyo ufite abantu muziranye cyangwa abantu bo muri famiye cyangwa se umuturanyi udakijijwe, icyo kintu wari ukizi? Uzi ko uhomba? Byagusaba kuza kubyumva neza. Uramutse, reka mbereke mbaho urugero rutagoye. Muzarebe nk'iyo twanitse imyenda hanze,
wenda ukibagirwa kuyanura cyangwa se ukagenda ukajya ahantu yibwa n'abandi, n'abana bawe bayiba. Niyo mpamvu ujya mbwira abantu ngo tujye tugera aho dusengera isengesho ryagutse, tureke kwikunda, tureke gukora isengesho rifungiye ahantu mu nzu yacu gusa, tujye tunarigira rinini, tubashe gusengera n'abandi, dusengera abandi, dusengera abaturanyi, dusengera inshuti, dusengera abo tuzi, dusengera abo tutazi, kuko nutaha wa muntu uzagutegera muri korodoro akagukata ijosi ntabwo umuzi, nugenda ukajya mu isoko wa muntu uzagukora mu ishakoshi ntabwo umuzi. Niyo mpamvu rero kuba ufite abantu badakijijwe muturanye, cyangwa se inshuti, cyangwa umugabo wawe udakijijwe cyangwa umugore, mwene da urahomba. Iyo ubana n'umugabo udakijijwe uhomba ibintu byinshi cyane. Swat ashobora kugenda agakubita umuntu icupa, cyangwa akagenda akagambana bakamufunga, ukazavunika ugemura, imitungo y'urugo ikahashirira. Iyo ufite umuntu mu bantu udakijijwe ni igihombo gikomeye cyane. Wowe ushobora kuvuga ati okay, ubugingo uzaba burangiye nzigera mu ijuru rwose uri ikigeragezo wa muntu we. Sava n'ikigeragezo, ariko dini faso financiere nawe urahomba. Dini faso spirituel urahomba kuko arakuvuna mu mwuka. Ujya gusenga wataha wiyuzurijwe umwuka wera, ufite ibihe byiza ukuye ku rusengero, wahagira akakumerera amavuta. Dini faso physique urahomba kuko hari igihe uba wimereye neza, wazindukiye muri mudu nziza, ashaka kugukubita ikintu ukaburangiritse. Rero mureke mbabwire, please tudafite intama ngo tuzigaruze ku Mana, n'ukuri ni ibihombo muri angre zose. Nuba ufite umugabo udakijijwe witegura ibihombo, niba ufite umugore mu bantu udakijijwe witegura ibihombo, niba ufite abana badakijijwe bari gukurira mu ngeso mbi witegura ibihombo, ubyitegure. Niba ufite abana babyirukiye mu rumogi bakabyibukira mu ngeso mbi, mu mayoga, mu biki byose, witegura ibihombo nta gushidikanya. Izi rero nizo ntama Yesu Kristo yavugaga tugomba kugaruza, tukazigarura he? Ku Mana tukazizana. Reka mbabwire, uko bisa kose imipfire y'umuntu wageze mu rusengero, tutagiye kubeshya, itandukanye n'iy'umuntu utaragezemo. Byibura basi umuntu ashobora kugera mu rusengero wenda nubwo adakijijwe cyane bya mirenge da, wenda akaza akibuka ko yakosheje, akibuka wenda ko yatukanye, twatanga umwanya mu rusengero ati mureke twihane, wenda umutima ugasa n'umukomanga, avuga ati ariko uyu munsi natukanye, uyu munsi nabeshye, ya muntu namugambaniye, ariko wenda da agatima kakamukomangaho. Turasabwa kugaruza izi ntama, biri mu bintu twanyazwe. Shatani yaratunyaza, adutwara abantu, adutwara ubwenge bwabo, adutwara ibitekerezo byabo, atwara imitima yabo. Aba bantu iyo bagiye bakava mu buntu bw'Imana bakagwa, cyangwa se batarigeze banakizwa na rimwe, turahomba mwene da. Ninde mugabo wambuye mu kabari n'uwa nyanaka kwa ko ntazi n'iby'Imana ibyo ari byo? Ninde mwana warwanye, ninde wibye ati mwishyure? Ninde mugabo wakubise umugore akamumena ijisho akamara kwezi mu bitaro bakazishyura amamiliyoni? Ni wa mugabo. Yego n'abajya mu nsengero bararwana, ntabwo ushatse kuvuga ngo abantu basenga ngo bose barakijwe. Hariho n'abagabo barwana kandi bajya mu nsengero, bariho. Ariko navuze ngo imipfire y'umuntu ujya mu rusengero n'utajya, uko bisa kose ntabwo aba ari kimwe, uko bisa kose tugiye kubivugaho hano. Rero tugomba kugaruza intama zacu zazimiye. Unyumve mwene data, wumve ko kuba ufite umuturanyi, ufite abana badakijijwe, ushatse n'ujya ujya gusenga ujya uvuga ati Mana hagakiza uriya muturanyi, hagakiza umugore we. Umuturanyi ashobora kurwana n'umugabo we, ariko wenda mu mujyi ho ntabwo nabihabonye. Mu mujyi mbabona abantu barwana ntihagire utabara undi, ariko mu cyaro mbabona bagifite urukundo. Iyo umuturanyi avuga ati ni mu ntabare, abandi bahita bahaguruka ubona bwangu bakajya kumutabara. Ariko mu mijyi ho batambuka bari no kugukubita ntibarebe, ahubwo bagafata telefone bagafotora. Uriya muco abantu badukanye ni bwoko ki? Imana itugirire neza. Rero ugomba kugaruza intama mu buryo bw'umwuka. Intama ni abantu. Ese uyu munota nta ntama mufite yabacitse? Mu rugo rwawe intama zose ziri mu Mana nta kibazo. Ntabwo urajya kwishyura umugabo wawe umuntu yamukubise icupa bakamufunga ukajya kwishyura kuri gereza. Yego harimo n'abajya mu kiliziya nabo bakora bene ibyo, niko nababwiye. Ntabwo abantu bose ari shyashya, ariko noneho wa muntu utanagera n'ahantu Imana iri arakabya. Tugomba kugaruza abandi rero, abagabo bacu bakira agakiza, abana bacu, inshuti zacu, abavandimwe bacu. Abo bantu tugomba kugira gute? Tugomba kubagaruza. Kandi kuko bene tugomba kubagaruza aba bantu,
kuko nutabagaruza igihombo kikuriho, nutabagaruza ejo azangiza ikintu, nutabagaruza bano bana b'abaturanyi bawe ureba ujya gusenga ukabasiga bari kunywa itabi gutya, nutaha mu kanya udufaranga uvuye gukora baraguca akaboko, kandi ubasengeye bagakizwa, wenda bazaza mu rusengero tukabwe tuti kwiba n'icyaha, kwiba n'ukuri n'icyaha, iyo umuntu yibye ntabwo abona ubugingo, mwihane mwezwe, dore umwami Yesu wenda akabagira n'ako kavuga ati rwose ntabwo nzongera kwiba, naribaga. Nuko tugomba kubagaruza, tugomba kugaruza inshuti zacu. Inshuti yawe nidakizwa izagutera mu bibazo. Iki kintu mucyumvire mu mwuka, muve mu mubiri, wumve ko igihe cyose uzaba ufite umuntu mukundana udakijijwe azagutera igihombo igihe runaka. Igihe runaka afungwe, uvunike ugemura, uvunike ushaka ko wamufungisha, uta umwanya, uta igihe, arwana uruhu ukiranura nawe bagukubitiremo. Bene data, mureke dukizwe, mureke tugarure intama, mureke tugarure inshuti zacu zatambikiriye, mureke tubagarure ku Mana, tubagarure ku Mana, tubazane mu kigo nderabuzima ariho mu nzu y'Imana. Imana ishimwe. Rero hari abandi dusabwa kugaruza nabo, hari abantu baba baragiye bacika intege, batagisenga se, cyangwa bagiye gahoro gahoro kubw'ingeso mbi, wenda ukabona baraguye, cyangwa se abavuye mu nzu y'Imana kubera ibikomere bagiye bahura nabyo. Hari igihe umuntu aba yasengaga ariko agahura n'ibikomere. Ubwashize tuvuga ku kintu cy'ibikomere, twavuze ko hari abantu bakomerekera mu nsengero, bagakomeretswa n'abakozi b'Imana, ariko namwe abakristo mujya mudukomeretsa. Ubanze umunsi umwe nzabakorera ikiganiro kibereka ukuntu abakristo namwe mujya mudukomeretsa. Ntimukajya muvuga ngo abashumba turabakomeretsa, namwe mujya mudukomeretsa, mugatuma dutakaza imbaraga zo gukora, mugatuma twitotomanga, mugatuma umutima wacu utamera neza. Ntabwo ari abashumba tubakomeretsa gusa, namwe abakristo mujya mudukomeretsa, muradukomeretsa natwe. Mwebwe namwe ntabwo muri shyashya, namwe ntabwo muri shyashya. Mutazavuga ngo ibikomere ngo tubiterwa n'abapadiri, ngo tubiterwa ngo n'abapasitoro, ngo tubiterwa ngo n'abashumba n'ibiki. Namwe abakristo mujya mudukomeretsa. Ntugahure n'umukristo wakomerekejwe n'umushumba, ko noneho ubanza ushobora no kumusaba karibu uri umukristo mu rugo ntayiguhe. Ni ikibazo gikomeye, namwe mujya mudukomeretsa, muradukomeretsa cyane, ariko Imana ikaduha imbaraga tukongera tugakora. Ni gute rero wagaruza ibyawe byanyazwe? Ni gute wagaruza iriya ntama? Nta kindi wakora kuyisengera mbere na mbere, kuko uriya muntu ntushobora kumubwira ati ngwino tugende mu nzu y'Imana wenda ahite yemera uwo munota. Ubanza kujya umwereka Imana aho uri, ukajya watura amazina ati Mana ndakwereka nyanaka, ndamusengera mu izina rya Yesu. Mana ndirukana imyuka mibi muriho, Mana muha agakiza, mwuka w'Imana musure, mugenderere, Mana gira gutya gutya, muhumure, muvane mu mwijima, ca ingoyi zimuboshye. Mana iriya ngo yica icyaha iki n'iki yamubose. Mana nturambirwe. Hari abantu basengera, nk'umugore ashaka gusengera umugabo we, akamusengera umwaka 2, 3, 4, yagera akambirwa ati po tugenda musengeye se ko adahinduka. Yesu yaravuze ngo dusenge ubudasiba. Mukomeze musenge rero, mubereke Imana. Ikindi kintu ni ukubegera. Yesu yaravuze ngo tubegere, tubashakishe nk'amavuna mu yandi magambo. Umuntu waguye ntabwo bamuhamagara kuri telefone ngo yewe utakiza gusenga. Oya, mbere abakristo bakira bari bafite urukundo, bashaka nko gusoza amateraniro bakavuga bati hari umukristo tutaheruka kubona, dukore agatsinda k'abantu 5, tugende tujye mu rugo, tujye kumusura, tumubaze impamvu ki atagiterana. Ariko ubu ngubu sinzi niba abantu b'ubu ngubu bakibikora. Ni ikibazo, ni ikibazo. Rero ikindi kintu umuntu akora nyine arabaganiriza, urabasengera, ukabasura 2, 3 nyine ukanabaganiriza. Kabaze se wahuye n'ikihe kibazo? Niki gituma utagiterana? Niki gituma utakiza mu nzu y'Imana? Byagenze gute? Ese ko utakiboneka muri korari? Ese ko amasengesho ku rusengero utakiyabonekamo? Byakugendekeye gute? Mukamuganiriza, mukumva amakuru ye, mukumva ikimubuza guterana, ibintu nk'ibyo ngibyo, mukamusura. Rero uyu munsi wa 2 ni topic ya 2, kugaruza intama zacu zazimiye. Zarazimiye. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo se ufite intama 100 imwe ikavamo wakiryamira? Oya, ntabwo waryamaho kujya gushakisha indi yatakaye. Ugomba kuyishaka ukayizana, kandi iyo uyibonye urishima. Rero Yesu yavuze ngo
ni ibyishimo cyane mu ijuru kubona umunyabyaha umwe yihannye aruta intungane 99. Bivuze ngo mu rusengero rero mufite abantu bihannye, Imana mu ijuru ni igitaramo gikomeye, kuko ubugingo bw'uwo muntu muba mugaruje buba buvuye ahantu kure. Ubugingo bw'uwo muntu muba mugaruje buba mwene data. Ese mwagize ngo biroroshye gufata umuntu ukamunyogoshora shitani? Mu buryo bw'umwuka ntabwo byoroshye gufata umuntu ukamwambura shitani n'imbaraga ze n'imigozi yose aba yamubohesheje, ukamuzana ukamushyikiriza Imana. Ntabwo ari ikintu cyoroshye mwene da. Ntabwo ari ikintu cyoroshye gufata umuntu w'Imana, gufata umuntu shitani yari yarafashe akamugwatira akamuzirika mu ngeso mbi, ukamusengera kugeza ubwo iyo ntamu yizanye imbere y'Imana. Ni ikintu gikomeye cyane. Buriya abashumba dufite inshingano ikomeye mutanazi mwebwe, ahubwo mujye mudusengera. Mujye mudusengera kuko mbere ngewe nari nzi ko ibintu bya gishumba tubamo ari ibintu biri aho ngaho nyine, ubyuka ukajya mu materaniro bikaba birarangiye. Ariko mwokagira Yezu na Mariya mwe, ni ikintu kitoroshye kuba umushumba. Bwashize narababwiye ngo iyo umuntu ari mu kintu cy'umuhamagaro we agikora yishimye, akabona nubwo kiba kivunanye. Kabiri, ikikorera kuri muhamagaro wawe kigirira abandi umumaro. Rero niba uri mu bintu ukaba ubikora bivunanye ariko utabikunze, umenye ko utari mu muhamagaro wawe. Ariko iyo uri mu kintu kivunanye ukagikora umva gikunze, ariko nubwo kivunanye nyine ukagikora, burya aba ari umuhamagaro wawe. Kabiri, kikagira n'abandi umumaro. Nicyo kizakora kuri mu muhamagaro. Ushobora kuba ukunda gucuruza, kandi gucuruza biravuna pe. Kubyuka saa 10 ujya kurangura cyangwa na 2, kwirirwa uhagaze utegereje umukiriya utazi niyo ari buve, umugongo ukakurya, amaguru gataha saa 3 z'ijoro, saa 4 watagangaye. Ariko ejo ntubihagarike, kubera iki? Wenda niyo mpano yawe, niyo talent yawe. Rero mureke tugaruze intama. Umunyabyaha umwe iyo yihannye mu ijuru barishima. Ijambo ryarambwiye ngo abahindukiriza abandi gukiranuka nibagera mu ijuru bazaka nk'inyenyeri. Nimureke tugaruze intama zacu. Ubu mureke mbabwire, ubu hari abagore mumaze igihe mu bihombo, mumaze igihe mu marira, muri kwishyura amadene, mwatagangaye, muri gutezwa mutakishima mu rugo, abandi mufite ibikomere ku mubiri, abandi mufite ibikomere ku mutima, mwatewe nuko hari intama zazimiye mu buzima bwanyu, mu ngo zanyu se, mu miryango yanyu, ku musozi mutuyeho. Mukaba mufite igikomere cy'icyo kintu. Ninde bibye televiziyo bakayijyana? Ni nyanaka. No kubera iki? Wanze gusengera intama zazimiye muri karitsiye ngo zikizwe zigaruke ku Mana, zimenye ko kwiba ari bibi. Reka mbabwire, mwabyemera mutabyemera, tuzahura n'ingaruka zo kudasengera abantu b'Imana muri rusange ngo bakizwe, bakire Kristo n'umwami n'umukiza, bamenye ko ibyaha kubikora ari bibi bizabarimbuza. Ubyuka ujya mu materaniro wanigirije igitambaro n'iriba yareka watse imodoka ugenda, ukayatsa wa mwana w'umuturanyi ari kukureba, wowe ukibwira ngo ugiye guhimbaza Imana sava, ariko ubu usize inyuma. Ntabwo uzi ibipango ari gupanga, kubera ko ni intama yazimiye. Ni intama yazimiye. Utegura ubukwe ugasohora invitation abantu bakayibona, ariko kubera ko harimo intama zazimiye zayibonye, bakabyuka bajya gucisha za Tanzania na hehe, kubera ko ntabwo bari bamenya icyo gukizwa bivuze. Rero mureke mbabwire, turasabwa twese guhaguruka tugasengera intama zazimiye, kuko umva ni igihombo kuri ngewe nawe kudasengera abantu ngo bakizwe bagaruke mu muhoronka baguye wongere babyuke. Byanze bikunze uzahura n'igihombo. Uzahura n'igihombo, nanjye mpure nacyo. Nudahura nacyo mu rugo rwawe, uzahura nacyo ku muturanyi wawe. Uzahombeshwa n'umwana w'umuturanyi udakijijwe. Nudahombwa n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa abana wibyariye. Nudahombwa n'abo mubana mu nzu, uzahombwa n'umuryango washatsemo. Muramu wawe akora ikigavu, baguhamagara usohora 200. Ukorwa n'isoni kwa ko ari we mukwe bafite ufatika, cyangwa mukazana ufatika, ukoremo nyine uyatanga. Ibyo 200 ntabwo wari kubikoresha ikindi mu rugo. Ubu ni umwuka w'inyatsi ujye twinjirana. Rero abantu nimumenye ko kugira intama zidakijijwe, kuba hari abantu baguye, kuba hari abantu mu miryango yacu badasenga, batamenye Imana. Gusenga ni kimwe, no gukizwa ni ikindi. Dufite abantu basenga nabo bakora ibibida, ariko abo ngabo ntabwo turi kubifuza. Abo dushaka kugaruza ni abazasenga banakijijwe bakirinda ibibi. Ubu hari abagore muraramurira bituruka ko mu rugo rwanyu intama yazimiye, umugabo wawe yazimiye. Umugabo wawe yarazimiye, none kurarurira wamugarusha kuri mu gihombo. Ubu hari ababyeyi bagiye kuzicwa na stroke kubera intama yazimiye mu rugo. Abana
nuko bimeze. Ubu hari umuntu wari uvuga ati Mana wanyimiye kuri uyu musozi kubera intama yazimiye iri kuri uwo musozi ikuroga cyangwa ikwiba iyo wanitse akenda hanze. Mureke tugaruze intama zasimiye mu izina rya Yesu. Mana nziza, Mana iri hejuru ya byose, ndagushimiye. Ndi kumwe n'abagaragu bawe, abana bawe, abajakazi bawe. Twumvishe ijambo rikomeye ry'ukuntu Umwami Imana Uwiteka, iyo umuntu yabuze intama 90, iyo umuntu yabuze intama imwe asigaye 99 akajya gushaka iyazimiye, kandi ko iyo umunyabyaha yihannye mu ijuru haboneka ibyishimo. Aba bantu turi kumwe hari intama zabo zazimiye. Papa ndasenze ngo ubongerere imbaraga zo kugaruza za ntama zabo zazimiye, kuko turi kuraba muri ubuzima tukabona twagiye duhura n'ibihombo bikomeye kubera intama tuziranye nazo, izo mu miryango zagiye zizimira zikava mu buntu bwawe, zimwe zigakomereka zikagenda, izindi Mwami Imana zacitse intege zigenda buhoro buhoro. Aya masaha turasenze ngo tugarurire intama zacu zazimiye, uzigarurire mu murongo wawe mu izina rya Yesu, amen. Rero ngaho mugende musenge, mugaruze intama zanyu. Buri muntu azi intama zazimiye aho ziri, buri muntu azi niba ari uwo mu muryango, azi niba ari umugabo we. Ni ukuri garuza intama yawe. Kandi ikindi inama natanga, nturambirwe, ntuvuge ngo uyu muntu musengeye umwaka ngo ntabwo arazi. Oya, hari abantu babona agakiza bashaje, hari n'abandi bakavukiramo kubw'ubuntu bw'Imana, hari n'abandi bakizwa bari gusamba, hari n'abandi bakizwa bazapfa ejo. Ntabwo mubizi ko hari abantu batura none ejo bagapfa? Ntimubizi, ariko ntabwo twifuza ko abantu bihana bari gupfa, bahamagara pasiteri ngo nyatuze bari gusamba, barateje ibihombo mu mafamiye no mu miryango. Ni ukuri. Imana ibagirire neza, rero ndabakunda. Shalom shalom.